ikintu wumva wowe sore utifuza ko cyakubaho, kutifuza ko mugenzi wawe cyamubaho. Biradukwiye rero kudushoza tukareba kure kandi tukarushaho kubana mu mahoro. Ndabakunda. Ntabwo ikibazo rero ari ibihe turi gucamo, ahubwo ikibazo ni wowe urimo kubicamo uhagaze gute? Uhagaze neza? Mbese isi uri gucamo urakomeye, umeze neza, urabisobanukiye ibintu uri kunyuramo? Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro nkuko bisanzwe, ni Hindura Isi Nziza. Uyu munsi nazanye topic, turaganira ku kintu cyitwa ese umugabo niriye kosa ari gukora uyu munsi riri kumugiraho ingaruka mu muryango we, riri kumugiraho ingaruka ku nshuti, ku baturanyi, agatangira gucika hahandi yagendaga. Abagabo mwese ndabasuhuje, mukunda kunkurikira kenshi kandi njya mbabona. Wowe uje ari ubwa mbere nawe nguhawe ikaze kuri Eriva 250 ubyegeranyije neza. Uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iki kiganiro. Maze iminsi mbabwira ngo ubusambanyi bukabije bw'indenga kamere bukomeje kwataka abantu benshi kandi bukabagiraho ingaruka. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu w'umugabo ateye inda atabiramutswe. Umugore wanjye yanyimye ntaga mparega, ntago twari tumeranye neza, ntago byari sawa, niwe wabinteye. Nta muntu utera undi gukora ikintu. Iki kintu mukimenye, n'ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu wese azibarizwa. Ese niba umugore yakoze ikosa kuki nawe ukora irindi? Ntago ikosa ari gusozwa irindi.